akoste do urongeye uro oya yicara cyane usibe ku mayoga ko yari icara hano oya yicara nibi aya n'amazi uri kumva watu wabariye ko wajureka gusebya ba oya wajureka gusebya abo baturanye bo bakubonye imeze zagaragara gwino wicare ndabona wasinze cyane rero urabona ubuzima sidu turaza kuvugana kandi tugende genda uryame turavugana kandi se twaguze kandi twaza barakazana haguruka barakazana oya saka barakazana oya gende ikibazo cyawe dore mu rugo ni hari uri kuyoba dore ni hari yari oya tugende unjanye weje waje umwizo gushora oya papa urabyuka zashyizemo wenda turavuga zashize ufite n'ibiro byinshi ngaryama rero uraryama yego ngaryama uryama reka usebya abantu agize umuntu ukubona umeze gutya twese ntiyagira ngo tumeze kimwe iki se kandi David reka ngende David uransize David se yaje gute nora oya se kandi oya umvaze ryama mu kanya iminota 30 ziraba zishizemo inzoga oya David ukunsiga kandi ko turi kumwe ako se ubundi wanyweye ibiki kandi twasangiye usuranyihakanye ryama ari oya turyama ngo David tangiye dore uretse nkwereke sibyo ryama hano ngaha ndaje muzanire ibiryo wimbesha David oya ryama ntabwo ndi kukubeshya ariko oya David sheri oya turyama turyama sheri turyama uretse sibyo oya se ryama ari ryama we ryama ngo David kandi mbonye uje wasinze biba uko byakabaye n'ubundi amahirwe aza rimwe mu buzima sheri ibintu bikindi kubona ikibazo barongeye wagirika kumbangamira kwe ese ni ibiki urimo kubona bidasanzwe subiza basi ibyo mubajije ni ikindi kubona come on wagirika kumbangamira kakanya shangira nawe subiza ibiki bitangiye kuba ese hari ikibazo ubona gihari yego ubwo ni muri kibazo come on turi ikibazo guteze koko cyo tugiye mu cyumba
David. David ntabwo anywa afite. Ndamuzi. Wori na cyane ubundi muri wageze hano kukiba usundi kugeza mu biganje ndakuze ngishimba cyane. Njye sinanywe ibicyango ngo asone. Gusa cyo no kwicara ku buri gitumo kugenda kukiriba gusa. Biramuburire. Ako bundi wanyweye ibiki? Byabo ryava vuba. Soga nizo nagari wanyu. Niwongera gusinda. Sinda ibiki. Asone ndetse akubye mukize mu cyumba cyanjye uko rure. Hano nakukura hazi. Wanyweye se we najyanye nawe va hano cyangwa emena gusange hano. Tugufatanye tugukubite. Genda. Ndetse ubu ntito. Kuba umuntu ubona ko ujye nakundana nawe. Kurusa gusa. None ubu nanyweye ibiki da? Si ubu ni inzoga cyangwa ni vidanje? Ko none urareba ugasanga kari agahungu ngo ni kamubi we Yesu we. Ubu nagiye kuribwa n'imbwa. Imbwa none yandi yo mu gasozi. Cyazibaze noneho we. Si uyu ntwara n'inda yiwe. Iriya mbwa. Genze neza. Nakoze neza rero kumbuye ko nawe rero ndiyose cyane. Ko ntabwo ari ukwihuta. N'usundi twatatu. Ariko ndakeka bihagije. Bihagije. Niyo mukumbuye twari kera. Okay, kanguherekeza utahe rero ngiye koga ndumva naniwe. Hari ikibazo? Nta kibazo. Okay. Şöyle bak. Şöyle bak. Şimdi gel. Ibyo ndi gutekereza biratarije. No mu cyumba cyacu koko. Mu bimeze bite? Fresh. Ese ko utuje cyane bimeze bite? Ngira nkora iki? Si ibintu ntabwo waba uri kugusakuriza we. Ufite hangover? Nta hangover mfite. Bimeze bite? Urabona bimeze bite? Ese ko ngo ufite ikibazo? Umuntu udafite ibibazo nuko babirusha. Uramukanya amaganya. Sandra se bimeze bite ntabwo arataha? Ari mu cyumba yasinze yaryamye. Sandra asinda se? Muza adasinda. Cyane. Yego komara. Uyu munsi none ntabwo yasinze. Ahubwo yazikarabye. Mbwira nizere ko ariko uri kumfura atari byo. Ngiye none uzi ko yanyitaga David. Wowe David se wowe mubi David? Hari abantu basindanye nazi. Yamamagaraga David. Shyo nani byanyabyo. Bamuroze. Amashotse. Kanze murebe nde? Reba mwene wanyu birebe cyane.
Sandra. Sandra. Ntabwo uri kwigira ibiki. Byuka tuvugane yewe. Kanguka mwana tuvugane. Waraye he se ubundi? Watashye sanga. Watashye sanga. Sandra ugeze ku rwego rwo kugenda ugataha utazi igihe watahiye. Shari ibyo nawe wabyiyongera. Sandra ni iki kiri kuguhindura? Iki? Ni iki kiri kuguhindura? Shanaje. Ahubwo se wowe ntari igihari. Shaka ufite ibiganiro uri kugenderamo pe. Cyeka nimba ari wowe bibwiye. Ese shu, umva tuvugane n'abantu bakuru. Ubuzima bwanjye sanga. Se wagira uryama undi njyewe ubona ndi umwana ku buryo ntakicyura ngo niba urumva umaze gukura. Ndakuze ariko. Ese papa wawe yagusize hano urampamagara ngo nze tubane kugira ngo ujye wikora ibyo ushaka. Oya ariko nawe byakura susi bisanzwe. Mubarambwe ngo watashye udashobora no kugenda. Muwe bakubwiye. Ngo inzoga wagira ngo wazikarabye. Yewe no sinzoga barazikaraba. Gaureba nkaha ngo ufite. Nazo. Please imyitwarire ntabwo ari y'umukobwa. Gute se kandi? Urakabije pe urarengera. Ntabwo ndengera. Ntuzi n'icupa rimwe udashobora kurimara none. Niba uri kwigira. Ibaze ko nafashe icupa rimwe. Ngahibaze ngo mubi watashye utanamwibuka ngo wamwitaga David. Ese wa David avugaga ninde? David. Shasinzi niba ntabwo se n'iki cyatumye ukuraho telefone waje ureka gutuma abantu ahubwo seriye ntabwo shimanzi yaguze iri hese telefone zabo wanayitahanye shasinzi none n'ibya telefone bya nimba sinzi ariko mubi wasanga yifite icupa wari kwemera ukariramira turi ko telefone ntabwo utariramira we karakantu wakakutwa kuko Sandra maze kukabya mwana wa mama muri inshuti yanjye urabizi sinakuroha kandi narakubwiye ngo ujye wirinda shanange ndirinda ese uzi ko ushobora kujya mu kabari ugatahana n'umuntu utanazi mu gitondo ukisanga uryamanya n'umuntu utazi uwo sinjye byabaho none se ubuze igihe watahiye uzi se umuntu wagucyuye ndabizi ninde wagucyuye ibyo simbizi ahubwo se Sheri mbabarira umbwire unsobanurire impamvu utangiye kunzanira abakobwa kakanya nicaye hano wansezeranyije ko utazigera unca inyuma none nibyo utangiye kunyerekana nahari basi ese basi wamburanye iki koko rega nanjye ntabwo ari ngewe atari wowe se ninde kuki utambwira icyo waguze ngo nyigukorere ntabwo wabikora ngo bibashe mwana nyagasani ngo ntabwo nabishobora bivuze ngo niko bigiye kujya bigenda ugiye kujya uzana ababigukora nyine ngenda aho ngaho nanareba rega sheri reka mbwize ukuri buriya ngo parito urambabaje cyane unteye agahinda reba ibintu byose nagutayeho bizinesi yanjye yose yarasanyutse kubera wowe hari icyo ntaguhaye hari icyo ntakweretse mu byo nari mfite wabuze iki aka kanya ubonye byose bishize birangiye utangiye kungira icyo ntazi basi wirakara ntarakara ari nkawe ceceka nyine mere nkaho nta kintu cyabaye nbyishimire se njye harankoma amashyi mbyine ndababaye cyane urambabaje wambabarira se basi nkagusobanurira nsobanura ndi kukumva reka mbwize ukuri mbabarije umutima buriya mbere y'uko tumenyana nari mfite inshuti nyinshi z'abakobwa muri izo nshuti rero harimo bamwe bajyaga baza hano bakaza kunsura bisanzwe bituma rero menyana n'abakobwa benshi batandukanye
rero urumva ntabwo nahita mbicaho kano kanya ngo bikunde. Buriya nubwo twamenyanye ariko nabanje kumenyana n'abo bantu, we waje twaramenyanye n'abo bantu. Rero ntabwo nahita mbareka gutyo. Urabizi n'umunywi w'itabi yagiye kurivaho abanza kunywa gake gake. Rwose utagira ngo wenda ni ikindi, nta mutima mubi, nzagenda mbigabanya wenda turebe yuko byakunda nko mu mezi nk'atandatu cyangwa 7. Yesu Kristo, ngiye kuba muri ibyo bintu amezi 6 yose? Ese ubwo nzaba ndi umugore hano, nzaba ndi iki? Cyangwa nzaba ndi umukozi? Neze ikiyobyabwenge wahita ukireka gutya ako kanya bigakunda? Nyihanganira. Nicyo nakubajije, niki wamburanye? Nakoze buri kimwe cyose nabikubwiye. Wowe waje naranduye byararangiye, waje narabanje kubonana nawe. Ese wabiretse? Niki bandusha se? Nzabireka ariko gake gake. Niki bandusha? Gaho basi mbabarira. Shero bizi ndagukunda. Subize. Ndagukunda cyane ariko sinzi impamvu ushaka kubimbabarizamo. Ese nuko ngukunda? No mpamvu mbabaza? Nuko ngukunda. Urankunda pe, ibintu wampaye. Ariko rwose uri mungana. Business yanjye igwa hasi burundu, narahombye nicaye hano. Byose mbigutaho. Ariko umpembye nyine kunzaniraho abakobwa. Nicyo gihembo mpaye. Ariko rikambwiza ukuri Ceri, ntabwo ari ngombwa kuguma unyibutsa iyo business yahombye. Nimba yarahombye nanjye hari ibyo naguhaye, ntabwo ari ngombwa kurirwa ubinyibutsa rwose. Basi nyine mbabarana. Uri nkanjye nyine nta kundi wabigenza. Basi mbabarana. Ntabwo ibyo bintu biba ari byiza. Reka njye koga ndananiwe. Ceri, turavuga nta kibazo, reka banze muri nyine nimugoroba nari nasohokanye n'inshuti zanjye, umva twasohokanye bisanzwe biramwe gufata akantu, noneho se sha bikambwira umva nahuriye n'umuhungu zanzaye kukejo mwiza, amwita David. Ese simero kashara wari Lucas. Ko nawe wagiye ugabanya Lucas, se Lucas biki ndeka nkubwire story zanjye bitangiye kumvangira. Nuko abantu babwira bagatangira kuzanamo ibyabo. Urenze kunzoka ugeze no mu ceceka nkubwire story. Okay. Mwanya ni wanjye. Rumva. Nyine mva umuhungu witwa David ni mwiza pe. Umve ngo nandagerageje ariko shabyanze nyine. Gusa nyine umve ngo nari nabaye hahandi uvuga ati nimba namwe sinzi ibyo namwemenya bitaye n'inzoga gusa. David ni wewe gutahanye. Wacecetse ko nyine ko ndakubarira muko. Noneho sinzi nanjye ibyo nari namweye. Sinje ngo ni mubi nimba ari wanzanye mu cyumba. Kambwiza ukuri nanjye sinzawe mu isi nari ndi kubarizwamo. Naje nkazanya mbona mubi ngo niwe David, umva mbona niya wa David wanjye, urumva umura umuntu wakunze uratangira wenda twatuje se twamusidusinga nyine kugira ngo ube close, ariko waretse umva numvaga ndi munsi yanjye cyazi. Ati njye na David, nkambwira ati David sheri. Ntumbwire ko ari ikintu mwakoranye na mubi kuko ntago nazabyibagirwa. Shabivuga mubi kuko umva niko imenya ari Imana yabaye. Habuze rimwe umva bitanga bi. Sinzi ukuntu nabukozeho. David we nta bwanwa yagiraga. Ariko nabaye nyizanga ko kundi ugira mu isura. Yesu i Nazareti. Muzo numva ibintu bye bwanwa nkati sikinyi cyanze amaranye. Gusa nanjye yuko muvuga nk'atari ubwa mbere muhuye. Ko wahagire kubibu iyo wakunze umuntu akantu kose ugakunda ukamureba umva
njye nta hantu ntamwitegereje. umaze gukabya pe Umva ni mwiza kuko namubonye nanjye mva nk'ubyanjye sinzi uko nabikubwira agiye no kumva niba wenda warabuze mva niyo muganga yakwandikiye pe si zo saa 10 za mu gitondo watashye niwe wagutahanye. oya naje nanjye sumbaza uko nageze hano ngo ni mubi wanzanye nyine naga ndi kumwe na David kabisa hanjye singeze mu cyumba nyiri kumusedusinga nyimukora mu isura Yesu Nazareti natokesheje umva nasanze arenda ari cyamubi. Ibi bintu birakabije pe. Gukabya gusa se Uyu munsi wenda Imana yagutabaye n'ibyaba ariko ibaze iyo wisanga wambaye ubusa wowe na mubi wari kubyitwaremo gute? Kambwiye ni warya ingagi inzoga mubi karakabwa kagahunda usubungiye akibaze noneho njyewe Sandra ubushongore bwanjye kuntu meze njye na mubi. Reka inzoga kuko uretse na mubi n'umusekirite bwe uzasanga mwaryamanye kubera inzoga. Burya Imana nsenga nubwo nkora ibyaha byinshi igihe ntabara pe burya Imana uko bajya bivuga Imana ikunda abanyabyaha. Rero ntabwo Imana yamemukira kuri urwo rwego pe Imana nsenga oya usubize ko ngukunda ndabizi miri ukunda papa wawe cyane ngayihangana utazakora ikintu kizababaza papa wawe. Nanjye ni ukuri ntabwo mba mbyifuza ntabwo natekereza kubikora pe. Ngaho nsezeranya ko ugiye kureka ibigare uri kugendera. Bigare ntabyo ariko wenda ngomba kwitwararika da ko uri kurengera pe. Ejo bundi wazisangaga waguye mu kintu utatekerezaga. oya nzagerageza nanjye umuntu mukuru wenda nakanga kaba gaciyemo nawe bitabaho usoma ku gacupa ariko nzajya nitwararika ndi mukuru bihagije. Shambi yarambwiye ukuntu rero watashye wasinze numvaga nanabyizera gusa byuka wiyiteho woge uswa ahantu wahanukije inzoga we suba ikunga shase wabyumva se ari we wazinyweye kamumve umva byuka wambura ibyo byendo cyaze we nimenya nanazoze si gusa nanaziseza ntabwo ari byiza pe ni ukuri. Okay.